Iyi nkuru nziza ku banyeshuri ndetse n'ababyeyi babo by'umwihariko muri rusange ni itangazo NESA imaze gutangaza rireba abaderegiteri, abarezi ndetse n'abadosi b'ibigo. Rikaba rero ari itangazo ryibanda ku ngingo ebyiri NESA cyangwa se yaganiriye ku ngingo ebyiri z'ingenzi turi buze kubabwira muri iri tangazo. Ingingo ya mbere ni ingingo ireba ku kijyanye na minerivare cyangwa se school fees mu rurimi rw'icyongereza, uko abanyeshuri bazishyura amafaranga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 cyangwa se muri iki gihembwe cya mbere. Ingingo ya kabiri ni ingingo bavugaga kwitaha cyangwa se igihe abanyeshuri bazafunga muri iki gihembwe cya mbere cya 2025, igihe bazaba bafungira cyangwa se igihe bazaba basubiye mu ngo zabo cyangwa se mu ngo z'ababyeyi basanze ababyeyi bagiye kubafasha imirimo. Iyo rero ni ingingo ebyiri tubuze kuganira muri iri tangazo, ndetse ndagusabye nimba uri kubona rugamba ugeze kuri channel yacu ubane natwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye, kugira ngo hari byinshi uri bumviremo kandi hari byinshi uri bumenyeremo muri iri tangazo NESA yatangaje cyangwa se imaze gushira hanze rireba abarimu, ababyeyi ndetse n'abanyeshuri n'abaderegiteri b'ibigo by'umwihariko muri rusange. Ariko nimba uri umubyeyi w'umunyeshuri ndagusabye umva iri tangazo kugira ngo ubashe kumenya byinshi ndetse ubashe no gusobanukirwa ku bijyanye no kwishyura amafaranga ya minerivare cyangwa se school fees mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo nawe utazajya nyine uterwa cyangwa se ugasanga ntibigenze neza by'umwihariko ku bijyanye no kwishyura, cyangwa se hari ukuntu abana baza babeshya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi uri buze kumenyera muri iri tangazo NESA imaje gushira hanze rireba abarimu namwe ababyeyi by'umwihariko muri rusange n'abanyarwanda muri rusange. Uko twababwiye rero, reka tujye ku ngingo ya mbere irebana na minerivare cyangwa se uko abanyeshuri bazagenda bishyura amafaranga muri iki gihembwe cya mbere cya 2025, uko abanyeshuri bazagenda bishyura. Ngira ngo ni itangazo NESA yabanje kwiga cyangwa se baganiriyeho mu nama yabaye ku munsi w'ejo, ndetse ibasha no kuba yanabishiraho umukono by'umwihariko rireba nyine aba banyeshuri cyangwa se abo barezi n'abaderegiteri by'umwihariko mu kigo nyine. Ni itangazo rireba abanyeshuri, niyo mpamvu navuga ati ngo ni inkuru nziza ku banyeshuri ndetse n'ababyeyi. Ni itangazo NESA yavuze ko imenyesha abaderegiteri b'ibigo ko nta mwana bemerewe kwirukana muri iki gihembwe. Ahangaha kugeza aya matariki ageze nta munyeshuri wemerewe gutaha cyangwa se bamwirukane ngo ajye kuzana minerivare, bitewe n'uko amasomo cyangwa se examini zegereje kandi ziri hafi gutangira. Ndetse ikomeza ishishikariza ababyeyi b'abana kumenya ko bishyuriye ku gihe, kandi ko bakamenya ikirarane cyangwa se amafaranga baba basigayemo ikigo, kugira ngo babashe kuzaheraho mu gihembwe kindi cy'amashuri abatangiye cyangwa se mu wundi mwaka nyine, kugira ngo bazabashe kumenya amadeni yabo bari basigayemo. Kandi inamenyesha abaderegiteri by'umwihariko bakunda kwirukana abanyeshuri hagati mu gihembwe ko ibi bintu bitakemwaho kugira ngo wirukane umunyeshuri, ahubwo hamagara umubyeyi we aze ku kigo mu biganireho, ndetse ave ku kigo anasinye, amenye n'igihe, unamenye n'igihe nyine, cyangwa se atanze n'igihe amafaranga agomba kuzaboneraho, kugira ngo bice akajagari ndetse binace no gutsindwa kw'abanyeshuri kwa hato na hato, kuko byagiye bigaragara ko ibi bintu biva ku ntandaro cyangwa se ari intandaro nyine yo gutsindwa ku banyeshuri, bigatuma ko abanyeshuri batabona amanota ashimishije cyangwa se nk'uko biteganwa nyine na NESA, cyangwa se amanota fatizo abanyeshuri bagomba kuzana NESA iba yatangaje. Rero ikomeza ivuga ko cyangwa se ishishikariza abarimu, abaderegiteri kutirukana abana by'umwihariko bya hato na hato ngo bajye kuzana minerivare, kuko buriya ngo umwana ntabwo ari we wishyura, ahubwo hishyura umubyeyi we. Niyo mpamvu rero iri tangazo rireba abaderegiteri, abarimu ndetse nawe munyeshuri, nawe iri tangazo rirakureba kubera ko nawe ubifitemo uruhare by'umwihariko. Ariko igashishikariza abanyeshuri cyangwa se igakangurira abanyeshuri bahabwa amafaranga y'ishuri bakagenda bakayakoresha mu nyungu zabo, ko nabo abo banyeshuri NESA cyangwa se leta igenda ibakurikirana cyangwa se ibigaho gahoro umunsi umwe ko bazajya kubona bakabagwa igitumo, bakabafata nyine cyangwa se bakabahana nyine byemewe n'amategeko. Iri tangazo rero ry'ukuntu abanyeshuri bazagenda bishyura muri iki gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka w'amasomo cyangwa se 2025 by'umwihariko, ngira ngo murabizi mu minsi yashize cyangwa se igihe cyashize NESA ubwo itaratangaza n'ino tangazo, murabizi ko abaderegiteri b'ibigo bakundaga kwirukana abana cyane, cyangwa se murabizi ko NESA yakundaga gutanga ukwezi kumwe abana bakimara gushika mu bigo byibuze, abaderegiteri b'ibigo bakaba bafata nyine abana bakabasubiza iwabo bakajya kuzana minerivare ku batararangije kwishyura. Ibyo bintu nyine NESA yabishizeho ndetse irangije, nyuma yaho nyine yaje gutangaza igaragaza imbogamizi bagenda bahura nazo by'umwihariko igihe babirukanye abanyeshuri, banagaragaza ko nyine ari n'ukuntu ushobora kwirukana umwana w'umunyeshuri aho gushika iwabo agahita yikatira mu zindi ngeso mbi cyangwa se n'ibindi bintu nyine bigiye bitandukanye, cyangwa se akaba yanabura n'ubundi bintu nyine bigiye bitandukanye. Ibyo rero byabaye imbogamizi cyane cyane kuri NESA, ku buryo byagiye binatuma nyine NESA ikomeza nyine kubitekerezaho, inagaragaza ko ari nayo mpamvu yahise
inatangaza iri tangazo rireba nyine abadiregiteri bakunda kwirukana cyangwa se bakunda gucyura abana hagati mu gihembwe, ibashishikariza ko nyine ibi bintu bidacyemewe neza ijana ku ijana, nubwo nyine hari ibigo bimwe na rimwe nyine bitarabicikaho cyangwa se bitarabihagarika nyine kujya birukana abanyeshuri hagati mu gihembwe cyane. Ibyo bintu rero ni uku bintu nyine bagomba kwitaho kandi cyane bakabishyira mu buryo neza bikagenda neza. Iyo rero yari ingingo ya mbere nk'uko twari tumaze kubibabwira, ni ingingo irebana na minerivare cyangwa se uko abanyeshuri bazagenda bishyura muri kino gihembwe cya 2025 nyine muri iki gihembwe cya mbere cy'amasomo. Ingingo ya kabiri nk'uko twabibabwiye rero ni ingingo irebana n'igihe abanyeshuri bazatera cyangwa se ubwo bazafunga basubiye mu ngo z'ababyeyi bagiye kubafasha imirimo. Iri tangazo ndetse namwe kubishyira hanze amatariki ya nyayo abanyeshuri bazaba bafungiyeho iki kizamini cyangwa se iki gihembwe cya mbere cy'amasomo ya 2025-2026, ndetse itaramenyesha n'igihe abanyeshuri bazanagarukira ku ishuri, ariko nabyo ivuga ko izabamenyesha. Itariki rero n'isaha amaje gutangaza, amaje no gushyiraho n'umukono, ni itariki 19 z'ukwa 12 muri uyu mwaka w'2025, nibwo abanyeshuri bazaba basubira mu ngo z'ababyeyi bagiye kubafasha imirimo, ndetse nese ikanashishikariza cyangwa se igakangurira ababyeyi babo kujya bamenya neza ko umunyeshuri yageze iwabo, cyangwa se ikigo nyine kikamenya neza ko abanyeshuri bohereje bashyize amahoro, nta muntu nyine wagize ibyago mu nzira. Bagomba kujya babakurikirana neza kugeza abana bashyitse mu ngo, ndetse ikibutsa ko bagomba kujya bahamagara cyangwa se ababyeyi bagahamagara n'ibigo kugira ngo bamenyeshe nyine abadiregiteri b'ibigo ko abana bamaze gushika amahoro ndetse bashyitse n'amahoro, ndetse n'abadiregiteri bagahamagara ababyeyi bakabaza nimba abana bashyitse amahoro. Ikibutsa rero ku banyeshuri nabo bataha babandi bagenda bakora ingomo mu nzira, ikabibutsa ko bitemewe, ndetse inabwira ari nayo mpamvu yashyizeho n'itegeko rivuga ati ngo ku bana biga boarding, biga bataha, ibigo byajya bibazanira imodoka bakajya babakura mu bigo byabo bagahita babajyana ku magare by'umwihariko aho abanyeshuri nyine bakunda kuba bari, kugira ngo babashe kuba bashika iwabo amahoro ndetse nta kibazo na kimwe kibayeho. Rero nesa iri ni itangazo yamaje gutangaza cyangwa se yigaga ku ngingo zayo ebyiri nyine ari nazo yahise ishira hanze, rireba nyine abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Ariko nimba iyi video uri kubona uri umubyeyi w'umunyeshuri, icyo ngusabye iyi video yirebe ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo babashe kumenya iri tangazo nesa ibashije gutangaza, cyangwa se iyi nkuru nziza ireba abanyeshuri ndetse n'ababyeyi nawe, kugira ngo iri tangazo nawe abashe kurimenya ndetse arabashe no gusobanukirwa byinshi ku buryo nese yabashije gutangaza. Ndagushimiye wowe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye. Iryo ryari itangazo rya nesa cyangwa se yari amatangazo nesa yari yamaje gutangaza cyangwa se gushira hanze, rireba abanyarwanda by'umwihariko muri rusange, namwe ababyeyi ndetse nawe munyeshuri uri kumva iri tangazo. Yari inkuru nziza kuri wowe. Ndagusabye rero niba uri kubona rugamba rugeze kuri channel yacu ya Eagles TV Show, ndakwinginze kora subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, kandi ujye unabasha no kuzibonera ku gihe. Ariko nimba iyi video wayikunze, kanda like, utere comment nawe uko byumva, wandike muri comment igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi yawe muri rusange. Iri rero rya itangazo rya nesa turabakunda cyane.